Ibi bintu ni Yesu wabikoze we, turanezerewe. Ibi bintu ni Yesu wabikoze we, turanezerewe. Ibi bintu we, ibi bintu ni byiza. Ayiwe, ibi bintu ni byiza. Ibi bintu we, ibi bintu ni byiza. Ayiwe, ibi bintu ni byiza. Ibi bintu we, ayiwe, ibintu byo gusenga. Ibi bintu we. Ayiwe, ebebe, elewa, ya, ebebe, none byiza, karame, ya, ayiwe, yari yarabitubwiye we, ebebe, none byiza, alawala panamon, haji, du, ebebe, none byiza, ebebe, nuwe, ayiwe, nunabaru, sanabaru, nabaye, nukansubize mu mubabaro wanje we unaba alabone ataketamo ayi nukansubize mu mubaba ayi uzabongeriye we uzabongeriye neza anamone atabo nkunda kwifashirizwa nawe niba kubaza ni kuki wuzuye amahoro nawe uzababwire ni Yesu wangiriye neza we endele bole ata nawe niba kubaza ari kuki wuzuye ibyishimo nawe uzababwire tantararatirada ni winele bolasta kirevo ede kone ene ya bosta fo ya rabonia wera nyiringabo nyiribihemana y'amahoro ibera hose cyarimwe y'inyemuho y'inyebambe Imana ifite kugira neza kwish etako tabone moneyas mu kiganza cyayo tugushimiye neza n'uburinzi bwawe n'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe uhabwa icyubahiro nyemera amaraso ya Kristo angaragareho ibyo ngiye kuvuga biyoborwe na mwuka wera imbaraga zawe ziganze ibitavuga Imana biceceke tabonemo mwuka wera tuyobore imbaraga za Satani zose toka daimoni mu izina rye rebone anaketa utangirane natwe usozanye natwe Kristo urakoze refole ya tokene na moneta vosikere bonia kuje kubana natwe ni wini ya vosire bonia uhabwa icyubahiro Kristo mu izina rya Yesu amen. Tugiye kuganira ku nzozi zivuga ku bintu by'amasezerano Imana ibiri gusohoza cyangwa yasohojwe biba bimeze gute iyo uri kubirota noneho tuvuge n'ikindi hari abantu babona ibintu bishishe by'umugisha ibihaza karoti bihaza bishishe umuntu uherutse kumbwira ngo nge narose ngo ibihaza ngo bishishe ngo bifite ibibabi bishishe bitoshye tabone biba bishatse kuvuga iki naririmbye karo karimbo kavuga ngo nawe niba kubaza ni kuki uhora n'ibyishimo nawe uza anamonia ni Yesu wangiriye neza kwa Yesu duhorana umunezero kwa Yesu mwisi twabaga turi mwisi nugora mu nzoga bakagukubita n'ivide mu rumogi mu byaha mu bitandukanye kwa Yesu rero Yesu yaratuvunje ahari imyuka yesashira umwuka haleluya nicyo mu rebolera kotabose nicyo mukundira ahari agahinda hari umujinya hari ibiki byose hari inzangana hari amatiku ahari borere bone moniata bari umuntu wandika no kuri state hari umuntu postinga nkahita mbona wariwe ubundi ubugomba gupostinga ibintu by'Yesu umukristo posting umuntu yambaye ubusa umukristo na post zawe zigomba kuvuga ubutumwa imyenda yambaye bamwe ibiyambika ubusa ni zero imyenda wambaye ikavuga ubutumwa twese nabwo tuzajya kuri aritari mu mvugo yawe ikavuga ubutumwa mu byo wandika delebole ya tabo bikavuga ubutumwa niyo mpamvu ukugenda ukubaho bikavuga ubutumwa bakakubonamo ibintu by'ubuyesu hari umuntu Imana niyo nakwijambo ry'Imana niryo rivuga ngo turi mpumuro ntabwo uri kubera abandi umunuko aho nuri kubera abandi umunuko turi umucyo wese ntabwo uri kubera abandi umwijima ujye wicunga uvuge mu byo nandika mu byo mvuga mu byo aho ngenda aho mbaho ncururiza aho nkorera tuzabamenyera ku mbuto ubundi umuntu nshobora kumva speech ye gusa uko avuga nkareba uko yanditse nkareba uko agenda nkareba byose nkareba uko yambaye nkahita mvuga ati uyu muntu ibintu by'Yesu ubu Yesu bumurimo erewere bone kotabo mwabyumvishe tuzabamenyera ku mbuto bera haleluya rero tugire
hari ijambo rivuga ngo tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa. Haleluya. Kandi ukizwe ukiranukira Imana. Dukorera Imana nk'abazapfesha. Nkunda kubivuga, siroga yanjye nkunda gukoresha iravuga ngo nta kwirirwa n'icyaha nta no kurana n'icyaha nta kukirarana toberemo. Niba hari n'icyaha waguyemo kiza amagara yawe umamagare 0784149984 wature uve muri ibyo byaha. Dore bonia dutangirane n'umwaka musha turi bashya, ubuzima bushya, imbaraga nshya, ubwenge bushya, imbereho misha muri Kristo turi bashya. Nugukizwa neza imisi, nugukizwa delewe ne yatabokenemo. Nugukizwa neza kwa Yesu rero tuba twifite amahoro. Bagutuka ubawumva amahoro, mu byago waburaye mbese imiserero yaza amahoro kwa Yesu. Nta kintu cyadutandukanya na Yesu. Niyo umuntu yajya kuri mo Kigali wiyumvira amahoro, upfa kuba mu mutima wawe uzi ko Yesu arimo kandi enemo aguhagije, ubuntu bw'Imana buramuhagije. Kandi naho byaba bitukura tukutuku icyaha cyose debo enekotabo. Muri byo narembye ngo kubw'umwami Yesu nkunda ndamahoro. Uyumva amahoro, twiyumvira amahoro gusa. Umuntu naho yahagutuka yagira gute ujye umureka. Nta muntu ukorera Yesu usubiza cyangwa ngo umuntu akugire nabi ujye kumufungisha. Oya, urebone monia guhora n'ukw'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Dukizwa neza aho tuba hose, aho dushororiza, aho tugenda, aho turara, aho twirirwa, mu byo twambara, kuri social media ukoresha hose. Umva utanga umucyo aho gutanga umwijima. Imana baho umugisha. Mbangacishijemo n'ugukizwa neza. Waba waraguye mu cyaha, injira muri 2025 ukuye cyane igisano cyo mamagare wature ngusengere Imana gukure iyo mikosha. Ibyaha byose waba warakoze ijambo riravuga ngo naho byaba bitukudo bene kotabo rekire vose bitukura tukutuku Imana irabyeza ikaguhindura nka sherege. Ibyo waba warakoze byose si warusha Sawuli, warusha ba Samusoni, warusha abandi, warusha Barahabu. Ca bugufi kandi kanzabira umugisha bose bamamagara bari kwatura bonemone ya na rwose kuva na kera uzumve ntabwo de unzigera mpinduka. Uko navuze ubutumwa muri za 2020 nababwiye ko maze gukontorera imyaka maze kuri social media ni imyaka igera muri 7. Ko navugaga ubutumwa kera na n'ubu ahubwo byariyongereye. Ndacyavuga kuva mu cyaha rero benemone, ndacyavuga gakiza kukuri nimbone ya bostavo. Ndacyabyigisha ko abantu bagomba kubaturwa bakava mu byaha. Waraguye mu cyaha, ikintu kiguhesha amahoro ni ukwatura umukozi w'Imana. Nimero yanjye yo kwaturiraho 0784149984. Inzu ushaka ko tugusobanurira niyo. Ibindi nkora mu buzima busanzwe benshi bamaze kubimenya kandi nabangana Imana baho umugisha. Ngiye nizi ibintu byo guteka muri Secondaire Even University. Nibyo nize leta yamaye buruse. Nagiye nkora mu mahoteli atandukanye hano mu Rwanda, ariko bigera igihe ndavuga ati kambe mbiretse. Ubu rero ndi kwishakishiriza nanjye ukwanjye. Nkoresha training cyangwa nkahugura abantu amezi 3 nkaguha umwuga washira ku soko nawe ugakurama yawe. Nawe ukihangira umurimo. Mu mezi 3 amafaranga mwishyura ni make, muze tubakore service. Dutekera ubukwe, muragatuza anniversaire n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose turabikora. Imana baho umugisha. Abantu mwifuza izo service mumbaze kuri yo nimero yanjye, ubundi tubagezeho service neza. Tugushobora no gutekera tukakuzanira aho uri, ntacyo bitwaye, ibikoresho turabifite. Imana baho umugisha kandi bishimire. Tugiye kurotora elebone yatatwihuse izo nzozi. Kurota ugera mu murima sha ugasanga harimo ibintu by'ibihaza bishishe, hari n'ababona ibintu by'ibitoryi, hari n'abantu babona ibintu by'ibikaroti bimeze neza bishishe. Yewe ukabona umurima wose yewe n'ibintu bishishe by'ibitohagirane, imyembe, ibintu bishishe. Ari cyo mbona kwabwira iyerekwa cyangwa inzozi ukumva kumva ibyo bintu we kandi nenge nikundira n'igihaza. Babimeze gute? Ibyo babisobanura umugisha. Umvishe yubonye noneho ukigeze igihe cyo kuba wagica cyeze n'isezerano ryawe Imana iba yarakubwiye ibigiye gusohoza. Cyane amasezerano abageze igihe cyo gusohozwa n'Imana. Hari nk'umuntu ubona umurima w'ibigori akabona byeze, hari ubona iby'imibeya ukabona igice kimwe n'imibeya, n'amasezerano atari yagera igihe to debone moneta cyo gusohozwa n'Imana, ariko urukumva yari mu nzira. Ibyeze rero n'amasezerano ageze igihe cyo gusohozwa n'Imana cyangwa yari gusohora. Humvishe ibyeze n'ibindi urota byeze, uri gusoroma ibishyimbo byeze, ibintu bitandukanye byeze, umenye ko n'amasezerano y'Imana
igihe cyawe kiba kigeze cyo gutabarwa. Hari n'ubona umurimo wararumbye ukabona weze igice kimwe ahandi ubugori bwararumbye bwagize gutebonemo. Ni amasezerano yawe rero nawe ugomba kubagarira amasezerano. Imana iduhaye amasezerano, isezerano rirabagarirwa. Ni nk'ururabo, ururabo ruteye rukeneye gusukirwa amazi, kuhirirwa. Mwabyumvishe? Amasezerano niko biba bimeze. Niba Imana iguhaye amasezerano, kuyuhirira, gusukirwa amazi, ibyo byose kwa kundi gusenga, kuhirirwa, ibintu bidafite umumaro, kugira ibintu bya runiga, kugira nirukure neza, ugakuraho ibyaha tabone. Ko mu ntambara turasana n'ibyaha muri iyi si, nagira umuntu uzakubeshya. Ntabwo nkubwiye ngo ukore icyaha, ariko mu gihe wakiguyemo ihute kwatura kwezwa. Ujye uvuga ati Yesu aje nonaha yantwara najya mu ijuru. Rewire kide bone ketabone mostafo. Ujye wihutira gukura icyaha, kuraho ubupfapfa n'ubugoryi n'ubujiji n'ubupfayo. Icyo waba warakoze cyose. Wabyumvishe? Nushaka kubara ry'amayonye n'amatungo, isi yose yaranirefone iranyaturira. N'inzozi mba nzisobanura, mba numva rero message zigenda zitangwa. Imana yatanze message muri iyi minsi yo ko abantu bagomba kwezwa umwaka turi kwinjiramo cyangwa ibihe turi kwinjiramo, kuntu kubibamo wejere potabo, wejejwe 2025 n'ukwezwa. Gakuraho ubupfapfa, ubujiji, uburebone, ubukitabo, ubusitivozi, nemoniata, urekirevu. Urabizi wakuyemo inda, urabizi urikinisha, urabizi wirirwa ureba pornography, urabizi warasambanye, urabizi byose byandi byose. Ibyo ni ibintu byitambikare, ugasanga Imana yenda no gusohoreza amasezerano, ugasanga ntiyasohoje. Wabyumvishe? Imana ishaka ko wezwa potapanemo. Imana yatanze ubwo butumwa, umuntu nari ndi gusobanura inzozi, ariko natwe yagiye hari ukuntu igenda itubwira ati bwira abantu bezwe. N'iyi minsi isigaye hari umuntu umwe wari ati mbonye ibintu by'impanuka byinshi cyane. Muri iyi minsi harimo impanuka, mujye musenga mushinganisha imiryango yanyu rebonemo, kandi wezwe weho mu buzima, wezwe nukirirwa n'icyaha, nukakirarana. Mwabyumvishe? Izo nzozi ni ibyo zishatse gusobanura. Izo nzozi zo kurota ibyo bintu hari n'ubona bihishije, bimeze neza, bitoshye, ibyo byose bivuga amasezerano abari gusohozwa n'Imana. Ni inzozi zindi z'amasezerano nare zisobanuye, ni inzozi zo guhabwa umugisha. Imana iri kukwereka umugisha wawe wo gusohorezwa amasezerano n'Imana. Imana baho umugisha tabonemo. Ndabakunda cyane. Nimero yanjye ni 0784141984. Nkunda abantu basharinga, musharinga abatari bakora subscribe naye mwe muyikore kugira tujye tubana. Imana baho umugisha, ndabakunda cyane. Umwana wanyu Imana ya Karamadeo. Shalom. Amen.